Ababyeyi kwanza reka tureke ibyo ngibyo tujye mu byo mu kazi kacu. Ibyo mu kazi kacu rero kandi iyo operasiyo yaranyobeye. Ariko uzi guhamagara abana bose bakora casting ya modeling, bahamagara abana bose bagatsinda casting bakaza bagahabwa amabwiriza yose asabwa bagakora amarushanwa uko byakagombye kugenda mu mucyo agatsinda abantu 10 abakobwa n'abasore hanyuma byarangira bose uko bangana bakabura irengero cyari nabone by'ibisiyo nanjye ngo ndicara ngatekereza nkumva ari yunge mbese narabasha gusobanukirwa neza. Ariko ndi kureba nkabona bafite indi teori kuri mistakes. Kandi mistakes rero nabo bagiye bakorana bose. Arabo twagiye dufata arabagiye bicwa. Nk'abo ba Kofi n'abandi tuvuga. Hakiri bitangaje no kubona nabo bagerageje gufatwa. Ubona ko nyine bose bameze nk'aho mbega batabasha gutuma tumenya ahantu iyo mistakes yaherereye. Mbega bageza kumwishira. Kuyo abiteguye ko mbega icyo twabakorera icyo ari cyo cyose. Ako ntibashobora kumutanga. Ubundi nanjye ndibaza uburyo ki ibintu twabihagukiye umuntu akaba mu gihugu akaba agejeje saa tarafatwa. Afana wa mistakes tuvuga twese turabizi ko ari umunyabwenge kandi akaba afite discipline mu byo akora, right? Akaba ari nawe uhagarariye abacuruzi b'ibiyobyabwenge bose bo muri aka karere ndetse n'abashinzwe n'amahanga cyane cyane. Uzi ko umuntu twaba tumwibeshyaho ko sasa ari umugore. Reka oya Nakubwiye impamvu mvuga ko ari umugore. Impamvu yewe ko ashobora kuba ari umugore biragoye kuba habona umuntu w'umugabo ufite quality nk'izi ngizi. Nani anayekupenda zaidi yangu mimi? Hapana. Na uhari. Aleti. Imana n'urukundo. Niyo mpamvu igize neza. Wawe ndugukunda cyangwa ukunda nawe bigiriramo amahirwe. Wagira nabi bikamugiraho ingaruka. Sijakuelewa, sijaelewa vizuri na maisha yangu. Ushatse kuvuga iki? Wabisobanukirwa gute? Wabyumva gute? Nawe ubwawe utisobanukirwa. Aneti, iwacu badusigiye imitungo. Nyifata neza kugeza uyu munsi. None wowe urifashe uzanya agasore k'imbwa. Ugiye kugashyira mu mitungo yacu kayidegembyemo. Hanyuma ejo tuzagende tujye gusaba umunyu. Ntacyo twari tuzi. Urifuza iki? Urifuza iki? Ntabwo nifuza ko tujya mu muhanda ntabwo ari byo ngamije. Ntabwo byanshimisha. Ngiye ibyo meta. Ngiye ibyo meta. Urabona
twarashwanye rero kubera ukuntu namukundaga nashakishije uburyo twasubirana nakoresheje inzira nyinshi nyine zishoboka kugira ngo dusubirane rero nibwo nagiye nyine kuri televiziyo kubera ko ndabizi ko icyo kiganiro nagikunda nahise rero mubwira uburyo niyumva uriya munsi nibwo yahise yinyambika impeta niyo mpamvu kare naje kukureba iwawe nkakubura nkahamusanga nuko urabona tuvuyeyo rero kubera ko nari mukumbuye cyane nanze ko ataha musaba ko tujya arabyemera rero nabimwisabiye mbese ndumva biri romantike umva rero nkubwire umuntu wanjye rekana na kariya gasore kagende mu mahoro y'Imana Anete hari umuhungu wagukunze papa we turakorana uri kunyumva umuryango we njyewe ndawuzi wose uri kumurikira none rero guhera ubu hita ugenda ufata icyitwa cyawe cyose uze kuba hano mu rugo uri kunyumva uri kumurikira uze kuba hano mu rugo iriya nzu ndayishyiramo umuntu amafaranga azavamo azagufasha ejo hazaza uri kunyumva kandi ubyiteho nyumva neza urabizi ko ntajya mvuga ibintu kabiri ndavuze ngo ubikore nonaha uhita ugenda ugiye kubikora amakuru utambaye ayo ubwire turi mu mvugo ibaze no kuri ibintu byabaye ryari none se bitwaye iki kimaze kwansezeranje ko uzabimbwira umva niyo byaba bihari naba nabyibagiwe ahubwo se mbwira wamuje muracyakundana umva naramwihoreye ntabonye reka rwose ahubwo cyagiye dusanga ku muhanda nashaka mubwiza ukuri ukuntu areba ndeba umujinya afite umva nanjye nahise ahantu ndigitira ndahabura ati none se zirapfuye shaka cyakoze yari kuzamuraho kabisa umva rero nawe wari umaze kwiga ku muhanda warasoje banza bwari ubwana kabisa iki umugaye bose sawa iki ari